kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana ko abarongoranye kwe kugira ikikwanduza urumva icyo gico kiremewe gicyakora wa wundi utizera ubwo turaza kuvuga ko utizera turamuvugaho sibyo icyakora niba wa wundi utizera niba ashaka gutana atane sure turavuga kutizera kugira ngo wumve ko divorce yemewe musome banyarwa musome wishaka gushanga umfatira ofuri ku bintu bakubwiye soma niba wishaka kuvuga abakobwa ngo bakunda amafaranga bru mwisararange fata umukobwa ushoboye kwa affordinga muhungu wishaka wifata abakobwa ngo bakobwa benshi ngo biki giye ngo bafata amafaranga wakunze umukobwa w'inzobe igisiga amavuta y'500 wa muhungu wembwa 70 mwaje mureka kwirwaza umutwe genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire. Ndabasuhuje abantu bakurikira urugendo Online TV bari mu bice bitandukanye nizere ko mumeze neza cyane Imana ikomeze kubaho umugisha cyane mwe mwahisemo kudukurikira kandi nabandi ngira ngo mukomeze mwiyunge umuryango w'abantu bari mu rugendo kugira ngo tugereyo amahoro. Nitwa Samu Gakire ndi kumwe na Jerry dukomeje urugendo rwacu ugiye gutangira ikiganiro ndagusabye Mana ubane natwe tugitangira amahoro tugisoza amahoro kandi ibyo tuvuga bibingira akamaro bafashe abagaragu bawe bose uko duteraniye hano ndetse n'abantu bagiye kumva iki kiganiro. Ntago ndi umugaragu w'Imana ntukiremo bazumve ibyo tugiye kuvuga babisobanukirwe kandi bagira icyo bakuramo kingira akamaro. Amen. Bashake ntukarogwe umuntu ari gusenga nibashake banje ntago ndi umugaragu w'Imana ndi umwana w'Imana nawe ushaka kugira ibintu byawe umeze neza ego ahari bamwita Tasha igihe kinini tutahura ariko ndizira ko burya tutahura cyangwa tutaza kuri kamera harya hahura abantu bagiye kugira ita ikinyarwanda kirakomeye cyane ntimusesengure igihe kinini ntakubona noneho ndakubonye live ubundi nakumvaga bu audio none nkubonye kuri video live yanyese nawe usigaye ukabya ntabwo nkabyasha ndakabya se ubanza ngukunda nkakabya harya indirimbo ni yande Christophe abashaka kwiteranya n'abantu Christophe ni waririmbye ngo agakabya ase ari wenyine aririmba nkakabya aririmba nako agakabya Tasha ntabwo ndi umuhanzi rero Yesu ashimwe okay Yesu ashimwe Assalamu alaikum Alaikum salam kubera iki udasubije mani ndasubije ariko ntago bikigize Yesu ashimwe okay ahimbazwe shaka utamuhamye ndamuhamye noze ndamuhakana ntago mwemera nk'intumwa nubwo uri umusilamu ndabizi ko mumwemera nk'intumwa oya ndamwemera n'umwana w'Imana wasamwe ku bwa Roho Mutagatifu akababarira ku ngoma ya Kosiyo Pilato agapfa akamanukira mwiri ntago rega nari mbari umunsi wa gatatu akazuka ntago nari mbari gusa nyine ubwo ni byanditswe umuntu rega akora ikintu ashaka gukura abakiriya ku isoko ntago tuvuze ngo okay ngize akubura n'ibyo ukwemera kwawe guhagaze ute wabona ko nko mu manegeka naho wamenye manegeka wemera Imana yego wemera n'umwana wayo w'ikinege yego wemera n'intumwa yayo Muhammad ushingira avuga ko ari yo Imana imuha amahoro n'imigisha nawe muhereze kabisa Ijako numva kwizera kwawe ari gukeya wabona ari ntanako haryo sengera ntago bikureba aratangiye uzi ko kubera ko upfowe impamvu utari kubivuga ushyingirwa washyingiwe n'umusilamu noneho ushyingirwa witandiye kandi ari umusilamu ndabizi ko abasilamu bari ku kiganiro bambwire ngo umutwe w'umusilamukazi uba ugomba kubonwa n'umugabo we none urawunyeretse weretse Jerry weretse abasekirite ahantu hose wanyuze mu muhanda n'ibyanyu nyine n'ibyanyu umutwe twawubonye kandi tutazakurongora tutaranakurongoye okay umeze neza
yameze neza cyane se ko mbona nta kanyabugabo ufite mbona nta courage ndahazi usimvuye mu rugo mu ngaburiye none utangiye kunyihakana ndahazi pe ndahazi ariko umuntu urakora nubwo ari amazi usinziriye ndakumva mbwiye ingusinziriye ndakumva abagore baragwira ni filime yawe umaze iminsi ukina ngira ngo dufite ibintu byinshi turi buze kuganiraho abagore baragwira harya ubwo mu gifaransa ntibavuga ngo les femmes sont gourmandes rega njye ntabwo nize mu gifaransa wize mu cyongereza kumva tuka harya wize ejo bundi kuri okay rije kera ndi myaka yawe nta n'umuntu ujye uyimenya murayishidikanyaho mwese ngo jeri nganzingo ngana gutya we jera kuzi mu bihumbi 2 mu bintu ngo bya fashion mu bihumbi 2 ungana uriki atarazana kigiye kongera umuhagati ariko kujya ukora ibiganiro ahantu henshi ku macano henshi hahe oya tureba ama YouTube ujya ukoraho ibiganiro reka mbivuge gutyo urugendo rani so dufite kamera man uri smart mbwira bajerega n'inshuti yanjye sibyo ko yaje kubyibuhamo akundi Jeri mangu ufite beef ko ntarabyo wenda nanye nimbyuha nzumva ari zone zawe rwose ariko ko ntarabyo bari ikibazo oya Jeri nyine ari nyine hari ukuntu ubu ufite umuntu okay tuziranye mbere yuko ntumenya nanakomeye kubera Jeri nyine afite ukuntu agize hari ukuntu ufite umuntu muziranye cyangwa mu inshuti yawe ariko ari all in one yes afite karite nyinshi zigiye zitandukanye karite z'umuntu w'umugabo what Mutabazi ni wavuze ngo harya Mutabazi ninde wa mugabo waburi wazimiye wa mugabo wari warakoze umunwa wa muvuga butumwa niki hagenda umwe niki ni umuvuga butumwa Apotre Mutabazi kabarira Apotre okay burya wavuze ngo anywera icyayi muri Marriott mu maturo ntabwo rigamuzi ntabwo muze ariko hari nk'ukuntu ushobora guscrollinga kuri TikTok nuko yavuze ngo ubwiza bw'umugabo waba ufite iminuza mu mutwe imikato wa undi wasizemo akantu hano refresh ndumva naramubonye yaravuze ngo ubwiza bw'umugabo ni gutya na gutya na gutya ageze ibintu umugabo yabigira cyane umugabo agomba kuba afite ikofi agomba no kuba iwe ahanyurana umucyo mu rugo iwe agomba no kuba afite mind nyine ibyo bintu ntabwo okay bibaho ariko ntabwo ibyo bintu bishobora kubaho ku muntu muri cyari none se ngo Jeri ni all in one sibyo bushatse oya uyinzara mu bintu by'ibyanyu n'aba Apotre bandi Jeri nyine he is a good friend to keep nyine Jeri ni umuntu wakugira inama hari ukuntu Jeri ni umuntu wakugira inama kandi atari kukoye no Jeri ni wa muntu hari ukuntu umuntu aba atanakeneye n'inama ashaka kukubwira just kugira ngo aruhuke Jeri ni umulisena ashobora kukumva nyine nubwo atari buguhe feedback y'inama ariko akakumva afite ukuntu yagitinga nyine ukabona ko yakumvise perfectly njya kugira inama mu maguru mashya sa wabaye kikoko duherukana uri muzima ntuzi uburu kugira inama mu maguru mashya ntago ari fresh inama harya bani ikinyarwanda rega kiraremereye ibintu uri kuvugisha ibyo bintu uri kuvuga umujyanama mwiza by the way okay so Jeri ni inshuti nyine nziza tu Jeri ni wa muntu udashobora kwibagirwa nyine kugira like wa muntu gutererana hari ukuntu ufite nk'abantu akabare ba status zawe kandi nawe ujye ubikora ntumvugishe nawe urabikora ukabare ba status z'abantu ariko utajya ubavugisha nimba uzireba nimba utereka telefone zikijyana kugira ngo ushake kugufera abantu bereke ko wazirebye simbizi ariko Jeri nyine ni wa muntu Jeri arifata just one day Jeri arifata akicara baguhamagara akavuga ngo hi how are you are you okay umeze neza yes okay emotionally I'm good nibyo mu gihe wowe ujye ureba status gusa akasana shabuze se ngiye nguhamagara uko mbonye wakoze ibintu bidasanzwe nyine nk'ibikize ngiye mbonye uri kubeshya abantu uravuze ngo iyo nabonye uri kubeshya abantu subwo ni nk'iki kintu nabeshya abantu by the way filime yawe bigeze he oya ni iki kintu nabeshya abantu wakoze ubukwe witandiye wigeze umusilamu kandi ntago namwigize nkibona post yawe sinasetse oya warapostinze ahubwo wari ufite ishyari kuri ingaragu uba ufite
ishyari iyo duhuye na Sama bambwira ngo nambaye impeta abantu bari mariye ni gutya babaho bambara impeta bagira discipline nyine rero ariko n'umwana w'Imana yarinze yivira kuri iyi akiri ingaragu ntago okay kandi sindageza nk'imyaka ya mani wambwiye ngo uri umugaragu w'Imana njyewe yego umugaragu w'Imana ndi umukozi w'Imana ahubwo ntabwo rero access nshobora kugira mu rugo y'umwana mu rugo n'umukozi ihura umukozi yo mpamvu nyine Imana umukozi ashobora guhembwa ku kwezi ariko umwana ashobora kwitwara nabi iwabo ukajya kuba w'imihanda oya ntago aho ni mu ngo zidafite indangagaciro umwana mu rugo umukozi arahembwa ku kwezi ariko nanone umwana yikoreramo njye mu mafaranga ya data sinaka nshobora gukoramo kandi niyo barakara ariko bajya bakambara kuko ndi umwana wabo wowe mukozi umwana w'Imana yananiye Imana ubwiye wananiye Imana uri umwana w'Imana uhita uhinduka umukozi umwana w'Imana yananiye Imana iguha turimo tw'amaboko kugira ngo bashe kubaho kuko uzi ko iri umwana mu rugo ukabikirara ugataha bakubabarira yes bakanakwakira bagakora ibirori ubu warababariwe gusa ntabwo ujye usoma Bibiliya warababariwe indese warababariwe nyendikirara ndi wowe warababariwe wagiye kwikundisha kuri mama wawe mutwereke ko nagiye kwikundisha kuri mama wawe ariko buriya amasengesho y'ababyara duherekeza niyo mpamvu mwabana mwe rero mwamwumva murenze sibyo umuntu ugifite umubyeyi we ajya mukunda ntabwo nta nubwo ari cyo kibazo rega nta mwana udaha agaciro umubyeyi we barahari ibyo ntabwo ariyo mpamvu abantu baba bagira ibintu bapfa abantu bagira ibintu bapfa bagira ibiki byose ariko ikintu gihari uzi ko mama ashobora kukuvuma ari mu mafuti bikagufata amani ari we uri mu makwa yaciyeho yari yasinze nyine ari hayi arimo aritarashisha kumva wait arimo aratarasa sibyo umwana we yamubonye ntago mani uramupeti ukurikiranye inkuru neza deeply ntago yamubonye abishaka kumubona ko nyine papa yari rwitashye umwana abonye aravuga ati muzee se nawe ajya baragurika okay araseka yabonye iki bivuga neza bisobanura abantu ntago bari kubyumva yabonye ubwambure bwase umwana w'umukobwa w'umuhungu ntiyanamwambika nyine urumva ngo nka feri ngo yajemo ngo ukabonye ngo se yambaye ubusango ntiyamwambika ariko ntawe ubonye papa wakana yambaye ubusa waseka urwo nyine ko ari abantu tugira se ugasanga aryamanye n'umwana we reka nkwereke ikintu cyoroshye bajya basambanya abakobwa bakabyarana Adamu na Eva babirukana muri Edeni babyaye Gahini na Abeli sibyo barabahungu ubwo simbizi nimba barabyaye n'abakobwa baransobanura barababyaye ko barabo ku isi abandi bantu bavutse bavuye abandi bantu abashiki n'abasaza barabyaranaga exactly n'ababyeyi n'abana ariko baravuga ngo ni amahano nose kuki tubyita amahano kubera ko twabaye benshi harya nta mukobwa w'umunyarwandakazi wabyaranye na papa we hari inkuru subino nkuru reka nyisigize nyine ubwo abayizi nibo bari buyumve ako nyine ntayivuga deeply hari umugabo runaka utuye ahantu runaka ko mpavuze abantu bose batabamumenye uyu muntu ajya nabyivugira mu mayinterview oya ntago ari bubo ngo ngo bari gutwa ntago ari fofo ngo bari gutwa ntago ari fofo ntabwo mu fofo ninde fofo dance owe wandi inzo byubushe okay uriya bajya numva ngo bafitanye umwana na papa nimukaje ntago yabivuze fofo mwe mubesha fofo yaravuze ngo njyafitanye umwana na papa wanjye barabivuga fofo oya fofo oya fofo oya fofo yaravuze ngo njyana byaranye umwana na papa tubishake se wenda tubishake nyine ubinyereke arabivuga no akazimana mwe mureka kubeshya ntawe okay ntabwo fofo yigeze abivuga ibyo ntabyo sawa n'abantu babivuze abantu nyine muravuga nasize ngo muzavuga iminwa yanjye gusambara fofo ntabwo yabyaranye na papa we ahubwo mwebwe ndaje mbishyire hanze aho ibyanjye se bani reka ngubwire muri story zanjye uzi nka 0.15% mu gihe wowe nibyo biremereye nta kintu uzi ni nabyimana igiye kuguhanira Imana se nudahindukira Imana ikuntumyeho ndetse nabaye iki ku buryo itangiye ko ntapfuye ngo insura nyine urumva Imana yasuraga Adamu na Eva ni munsi kukingiye tansura ni munsi se ndyamye ngo inganirizera Imana yafashe ubuhanuzi bwuriya mu kera muyobozi ibuha korode ariko yabuze kumwigereraho iyo usomye bitabo bya Yeremiya na ba Yesaya
hirya uko ujya usoma Bibiliya ariko yego cyane ukayisanisha n'ubuzima bw'ubutubayemo oya oya ndayisoma kugira ngo ngire ibyo nunguka ntago mba ndi gusanisha ikintu gihari Imana igendera abantu no iyo uri gusoma kera ubwo n'imbere mu itangiriro uza hirya wenda kugera muri Zayi mu Kamisiri muri Bibiliya ntagatifu komeza hino uzagira muri za Yeremiya na za Isaya none ikintu gihari ni kimwe icyo gihe imbere kuri kubwa Adamu na Eva Imana yagenderaga Adamu ni munsi iyo uri gupima ukoresheje krono hari agakrono bakoresha ku mucanga batereka umucanga uri hejuru ukamanuka hasi ni munsi habaga ari mu masambiri z'ijoro iyo uri kubarira kuri kalendari y'abagiriki ibintu ndi kumva biri kure yeah I know so iyo uri kubarira kuri kalendari y'abagiriki ni munsi habaga ari hafi sambiri z'ijoro sibyo n'ikintu gihari nyuma yaho Imana haje kubaho aba bitaga babamenya bari abahanuzi oya bamenya bari nk'abahanuzi babamenya no bamenya ntago ndabukiza babamenya babaga ari abantu Imana yashyizeho icyo gihe hari akiriho bya bintu by'ibitambo by'inuma n'intungura sibyo bakoraga ibyaha bagomba buri wese wabaga ari umukene wa nyuma yashakaga intungura kugira ngo atange igitambo noneho aribwo umuntu bahaga bya bitambo wa muntu bamwambika inzogera mu kaguru akinjira hera hatinjirwa na buri muntu wese hinjiraga abatambyi bakagira gute akabatambira ibitambo yaba hari icyaha yakoze yapfa bakururaga wa mugozi uriho inzogera bakamujya kumushyingura sibyo aho niho mbere habagaho babamenya nyine umuntu yashoboraga kukumenyera cyangwa se abantu Imana yatoranyije bashoboraga kukubwira ngo Imana yakunemye bro cyangwa se nawe ukajya kubaza byarashobokaga iki Imana ishaka cyangwa iki gushaka kandi abantu banahabwaga ituro guhera kubizekaza babahaga ituro cyabaga ari nk'ikiguzi cy'ibyaha wakoze ariko ni ituro nyine ntabwo ari ituro ikiguzi cy'icyaha n'ituro ntibihura nuvuga ngo mwishaka kwitiranya ibintu ariko mwimvanga sibyo ituro n'ikiguzi cy'icyaha byari byitandukanye izo numa n'intungura gusa ibyo ababaga bakizeho bazanaga ibimasa za nyama botsaga ku ntuza ku z'abatambyi botsaga nyine barimo baragira baratamba kugira ngo kibe ikiguzi cy'icyaha abatambyi izo nyama nizo baryaga sibyo kimwe mu 10 mu byo utunze ni yindi aferi idafite ahani huriye n'icyo gitambo ibyo byafataga bande se kimwe mu 10 byatungaga abatambyi kuko abatambyi urumva muri icyo gihe babaga nyine baraho ugereranyije abatambyi nk'ubu ngubu turabafite ubundi bavuga ko ituro n'icya 10 byabaga ari n'abarebe nabyo ndabigeraho ugereranyije nk'ubu abatambyi n'abarebe ase umurebe ubundi ni iki umutambyi n'umurebe ni iki nsobanurira wende kumva warabize ntabwo nahimize nandi kukubaza so rero nico gihe cyabagaho sibyo haza kugera igihe cy'uko n'abantu bakoraga umurimo w'Imana Yezu Kristo batabashaga baretse banze gusobanura abantu bakoraga umurimo w'Imana babaga baraho gusa nta kindi kintu bemerewe kuba bakora utaba wacuruza utaba wahinga utaba wagira ikindi kintu wakora kigutunga iyo mpamvu amaturo n'ibyacu byagomba ntabwo amaturo ntabwo mbizi nimba atari version nshyashya ariko kimwe mu 10 mu byo utunze n'itegeko ry'Imana ariko amaturo ishobora kuba ari version yindi cyashya wenda ntazi ko ntabonye ndacyasoma Bibiliya nshobora kuzongera nkasubiramo ako ituro ujya utura yego ujya utura mu buryo bubwanje bumwe cyangwa ubundi yego yutuye se wumva ntura hese ahubwo utura hehe okay tugendeye kuri Bibiliya nkuko washatse kuvuga ngo kuri Bibiliya ubundi amaturo kw'iki gihe akwiriye guhabwa abakene imfubyi abapfakazi abantu nk'abo nyine ituro ryubaka umurimo w'Imana ariko usuhuke ntago akeneye ituro usuhuka ryari uno witwa nda mugabo usuhuka ryari usuhuka igihe ahantu waruri hari inzara ugiye gushaka amaronka handi hanyuma uhabwa amaturo gute kandi ufite amaboko ugiye gushaka amaronka handi
nta kintu na kimwe kibitera urasuhutse uvuye ahantu hamwe ugiye ahandi sibyo usuhuka kuko ahantu uri hari inzara ugiye gushaka ibyo urya uhabwa amaturo gute ufite amaboko kandi wasutse gukora kuri ubu ngubu ngo ituro rigomba kuribwa nande rihabwa abakene imfubyi n'abapfakazi iryubaka umurimo w'Imana ni iki irihe ryubaka umurimo w'Imana none se insengera abantu basengeramo ziva hehe ntabwo Imana ni izuba ntabwo nshaka kubyinjira muri ibyo bintu ntabwo bideba ntabwo mbizi ariko that's it pastor abagomba dusomye Bibiliya dusomye Bibiliya nuko biri byaka nose yuritanze mu rusengero uzirijya ntago handeba ako ntago njya mbikora n'igihe usaba gusohoka ugasanga bari kuri kubiteneraho ingumi ntago njya mbikora ngiye sinyano okay I'm trying to be honest ntago njya ntura mu rusengero ufasha abakene imfubyi n'abapfakazi haryo ubwo muri icyo ndikira ndi imfubyi mfite umubyeyi umwe ituro ryawe ririhe namu wapfubyi rero uri umugabo ufite amaboko ndacyabona umeze neza ufite amaboko n'amaguru niyo waba umugaye umutwe wawe ntago hamugaye wakora hari abantu babana n'ubumuga tuzi no muri uyu mwuga w'abandi bo twese dukora barahari kandi bakora babagabo ntago rega kuba umugaye bivuze ngo n'umutwe ufite ikibazo none ko iyo umuntu ashaka kugusengera wenda n'urugero reka mvuga abapasiteri dufite ubu ngubu bamwe na bamwe ariko ntago ndahura nabo bamwe na bamwe ntawe ndahura nabo ko basaba ituro kugira ngo aguhumanure ahumanure ndetse karande zo mu miryango nk'ubu ushaka gusanga ufite udukarande twiyo hirya aho wakuriye Imana yatanze reka tugene no muri Christianity Imana yatanze umwana wayo nk'ikinege batubambirwe hari kuri afere navugaga yuko ahera hagerwaga n'umutambyi abantu babaga basa nawe batumyeho Yesu kimara kutubambirwa buretse Yesu ngo twigerere yose Yesu kimara kutubambirwa aho ni abantu bajya wait ntago ari ukwibeshyera Yesu kimara kutubambirwa umwenda wahera wacitsemo kabiri ku buryo ngewe nshobora kugirana connection yanjye n'Imana ku giti cyanjye nawe ushobora kugirana connection yawe n'Imana ku giti cyawe sibyo kuki umuntu ashobora kwerekwa ibintu byawe utabibonye gute se ntabwo bibaho erega uremera ko ari abantu birukana iyo bita mwuka wera cyangwa se roho mutagatifu bitewe n'ibyaha buryo utagira iyo connection n'Imana gara nkwereka ikintu kimwe icyazanye Yesu mwisi ugupfira abanyabyaha ubu nukuvuga ngo rero mission yarayirangije nago mission yarayirangije Imana kandi bavuga ko irakije ku ntebe y'imbabazi nimba se Imana ikije ku ntebe y'imbabazi wowe urinde guca urubanza anytime umuntu yahinduka yagarukira Imana we nta burenganzira ufite bwo guca urubanza ikindi ibyo biguha uburenganzira bwo kujya gukora ibyaha Paulo uzi ukuntu ubwo yari ameze Paulo yari Sawuli arahinduka aba Paulo ava kuba Sawuli aba Paulo amaze kuba Paulo aravuga ngo nshaka gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere wowe urinde savuga kire ukumva ko uri umwere ariko kubera iki abantu musoma umurongo umwe muri Bibiliya mugaita muza mugatera ninde se wasomye umwe undi ushaka kumenya se n'uwuhe oya ikintu gihari okay reka dufata undi turi mu isi dufashe igihe mu ntambara sibyo sibyo yego komeza turi mu isi dufashe igihe mu ntambara ese izo ntambara uzi ngo n'abasasu ni ibiki byose ni ibibazo uhura nabyo ni ibyaha ni bigeragezo bimwe na bimwe hari ibyo utsinda kuko uri umuntu wowe ibindi bikagutsinda hari ibyaha ushobora kunesha hari n'ibindi binanira bikunesha turacyahari nyine Imana yacicaye ku ntebe y'imbabazi ntabwo irahava ngo nyine ivuge ngo ewana hano hagiye gushya rero ngiye ariko nk'icyaha reka nkubaze icyaha kenshi abantu bakunda kwituramo cyane ubusambanyi okay ubusambanyi uko Bibiliya rero buvuga kubera ko ni ibintu bitegurwa nta muntu biza ngo bigweho ntago mbizi icyaha cy'ubusambanyi Imana ngo icyanga urunuka kuko ari icyaha gikorerwa imbere mu mubiri sibyo no mu rukiko numvishe barimo bavuga ngo inshimisha mubiri iyo byageze noneho bahita baterura ka kanyundo icyaha Imana yangwa urunuka ni ibyaha bibiri bihe so ubundi usengera gutuka umwuka wera nibibira ahubwo ahantu usengera atandukanye na Bibiliya ushaka kusoma siyonso mu byaha Imana yanga urunuka cyane okay ubwo ngewe na icyo yanga urunuka mu byaha iki gutuka umwuka wera n'ubusambanyi kuko bukorerwa imbere mu umubiri wawe impamvu Imana yanga urunuka icyaha cy'ubusambanyi kuko gikorerwa imbere mu mubiri nuko umubiri wawe ari urusengero rw'Uwiteka none se nimba cyaci winjizemo ibintu by'ibibazo
cyaciye ni ukuvuga ngo urusengero umubiri ni urusengero. Yes, ni urusengero rw'Uwiteka. Uri gusambana uri gusenya urusengero. Kuvuga ngo ubu wafashe amabuye uri kumena inzugi uri gukura nk'amadirishya. Amabuye mu birahure by'urusengero. Okay. None se kubera iki icyo cyaha ntago giye bizimana mpamvu Imana cyangwa urunuka ibyo ngibyo wazabyiba. kubera iki abantu bakunda aricyo cyaha abantu kenshi bakunda kugwamo cyane kandi abantu bakunda kukigwamo kandi Imana cyangwa urunuka urisereye ko abantu bakunda kukigwamo cyane nk'ubu nimba utari imanzi ukaba utarasha kuri umusambanyi. Oya kandi Imana yicaye ku ntebe y'imbabazi. Yego ntago sindi wo kugucira urubanza nyine nari kuguha urugero urugero sibyo uri umusambanyi unuramutse kushatse umugore ntimusezerane imbere y'Imana n'imbere y'amategeko uzaba uri gusambana. Ubu se umuntu asambana ryari cyitwa icyaha cyo gusambana byagenze uti igihe wasambanye n'umuntu mutashakanye kuko reka nkwereke nka version ya Bibiliya kandi uyisome hano kuri kamera ivuga ku bashakanye you know let me show you. Murabikora nk'abihorera. Oya ntago ari iyo. Ariko umunsi nzawugera kabarure. Kandi ino version nibwo bwa kabiri nyiguhaye. Kurongorana kubahwe na bose kandi kuryamana ko abarongoranye kwe kugira ikikwanduza. Urumva icyo gico kiremewe. Byitwa kurongorana ryari? Byitwa gusambana ryari? Byitwa kurongorana igihe ngiye nawe Samugakire turi umugore n'umugabo bigizwe imbere y'Imana n'imbere y'amategeko. Byitwa gusambana igihe ngiye nawe Samugakire twahuye irari ryawe n'iryange rikazamuka tukaryamana twabyemeranyijwe hose ngiye nawe kandi kubyemeranya still n'ubusambanyi. Gute se? Dukunda niki? Ariko uziko isezerano rya mbere Imana yemera ari ryo mu mutima wanjye n'uwawe nta buryarya burimo. Wow. Uziko kuri ariko gushyingira Imana yemera. So ubwo rero mwirwa musambana ngo mwite. Ahubwo vuga ngo na divorce buribaho niyo mu mutima. Kubabaza umuntu mukunda. Wait, divorce iremewe. Muri Bibiliya reka mbigusomere. Iremewe. Divorce. Nimbuta wait. Buretse urakizamo divorce iremewe ahubwo mwebwe mwize Bibiliya sibyo. Tugiye mu Bakorinto ba mbere. Ibice birindwi. Imirongo umwe wagiye ufata. Oya ntago ari imwe ngenda narasomye. Narasomye. Oya narasomye. Divorce ntago yemewe. Umva mbasomere sibyo. Tashara bayobya mwana. Ntago nshaka kubayobya. Ni mu Bakorinto ba mbere igice cya 7 sibyo? Sibyo. Reka mbasomere. Igice kandi 15 ko kino gice cyose urushaka wagisoma. Haravuga ngo icyakora wa wundi utizera ubwo turaza kuvuga ko utizera turamuvugaho sibyo. Icyakora niba wa wundi utizera niba ashaka gutana atane. Sure? Turavuga kutizera kugira ngo mvuve ko divorce yemewe. Musome banyarwa musome wishaka gushanga umfatiraho furi ku bintu bakubwiye soma. This is Bible. Soma. Icyakora wundi utizera niba ashaka gutana atane. Mwene data w'umugabo cyangwa w'umugore ntabagihambiriye iyo bimeze bityo kuko Imana yaduhamagariye amahoro. Mwene data ninde? Uwo ni mwene data. Bro. Mwene so w'umugabo cyangwa w'umugore ntabagihambiriye. Icyakora wa wundi utizera. Ese ni umuntu ahinduka utizera ryari? Umugore wa umugabo wanjye nshinyuma. Umugabo wanjye ndi kumukekaho ibintu ntabwo nkimwizera. Kuko urugo cyangwa se imibanire yubakwa no kwizera. Oya nago ndi kwigoreka singiye aho ngaho se. Ibintu byose utizera. Bisome uburyo byanditse n'uburyo uri kubisobanura birahabaye. Tuganire. Singibi sa dusomere. Dore ngibi ni mu Bakorinto ntabwo ndi kugoreka Bibiliya mujye musoma sibyo usome. Numara no gusoma Bibiliya ushaka commentaire biblique wisoma Bibiliya gusa. None se ubundi wavuze ngo divorce ntiyemewe bavuga ko itemewe ku Mukristo. Buretse. Ntago kandi mukanya waravuze ati sibyo nimba umuntu atizera ko icyakora utizera ntago ukiri umukristo. Ntabwo uwizera utizera uwizera oya ntago turi kuvuga gutyo. Ntabwo utizera ari ijambo ry'ubukristo. Turabishaka muri King James Bible dushake icyo kintu cyo kuvuga ngo truster. Umuntu utizera icyo truster bizera. Okay wait utizera kugira ngo njye nawe tube umugore n'umugabo habaho ko nizeye Samugakire tugiye kubana tugiye gukora urugo mwize kuko mfata trust zanjye za needs cyangwa se ibyo ntekereza nkabishyira kuri wowe and you too. Iyo truster itandukaniye no kuba truster uwizera. Reba se uwizera
n'utizera hasi ubundi Wizera nawe Imana wizera nyine tere wait kumbwira urashaka ah kuvuga wait iki? oya Urashaka oya ntabwo ndi kukuyobya ijambo usomye risubiremo Oya. risubiremo ntabwo ndi buhera hejuru narize oya ndahera hejuru nta mpamvu n'imwe ushobora kumbwira reka tubyore soma oya ntabwo ndi kubeshya itorero reka kuyobya abantu Oya, ntabwo ndi ibyo bintu uri kubayobya. kuvuga ngo umuntu umukristo ntabwo yemerewe gukora divorce okay umukristo utizera n'uwizera batandukanye utizera nta okay utizera iyo umuntu utizera ntabwo okay nta mukristo utizera okay ariko kwizera ijambo ry'Imana reka ukizera basomere bisanzwe ku rwandiko rujyanye n'urushako Reka nkwereke ndetse rero. n'ubusambanyi. Nukomeza- ni urwandiko Pawulo n'umwandiki abanyakorinto igice cya mbere umurongo wa 7 guhera kuri n'uzambere ushatse abisome sibyo nukomeza gusoma bibiliya urakomeza kuyobya intama oya ntago ndi hano. kuziyobya intama zawe umuntu nazanye ahubwo nahaye tumenye- agatuti Oya, divorce iremewe. ndabanza nsenye divorce icyigisho cye. iremewe ariko dore ni 15 icyakora wa wundi utizera habaho uwize si turi abanyarwanda bamwe muri twe twize n'indi Cyakoze mu n'amategeko mategeko- uretse mu ma- yigena amajwi n'amategeko yigena amajwi uretse Buretse, Samu, jya reka mu mvuge. mategeko reka mvuge jya mu mategeko y'igihugu ceceka cyacu ceceka reka mvuge divorce barayemera ceceka mvuge ngiyi bibiliya sibyo Oya, icyakora wibere umva Bibiliya. se mu mategeko Divorce iremewe. mu mategeko yigena amajwi ari iremewe none se hano si muntu uza sibyo icyakora wa wundi utizera mu mategeko yigena amajwi haba uwizera n'utizera Tasha- ihinduka iki Tasha inyuma akeneye- y'ingombajwi hindaki hoya si wizere tire ukeneye Oya, deliverance. deliverance yes ukeneye deliverance y'umukozi w'Imana umuntu uri kureba iki kiganiro yaba ari kure akurambureho amaboko cyangwa se uzambwire dushake byibuze umuntu wizeye ufite amavuta gukora deliverance kuko ndiyizeye ibyigisho byawe- umwe ntabwo ndi kubigisha sibyo ni abakorinto ba mbere sibyo nimba uyu mukobwa igice cya ari karindwi gukorera mu umurongo wa imyuka 15 nta ibyo birabareba share indi myuka dore ikibazo Tutizera, gihari dore ikibazo ndayirukanye gihari mu izina rya Yesu. dore ikibazo gihari abazungu bafasha abirabura batugira nk'injiji ntabwo dushaka kwisomera hanyuma ibintu umuntu yakwigishije yagushyize mu mutwe urimo urashaka kubigira priority ngo ushake no kuburana Tasha twivugire mu buzima soma busanzwe. oya baretse Tureke Bible. okay reka ndangize Tureke Bible. oya reka ndangize Icyo ni- reka ndangize kuko bibiliya ni igitabo nubaha n'abandi bantu bose nzi yego bubaha ariko buretse Samu ese tureke- bite tureke bite bite kukigiraho oya deba. ntago turi kukigiraho deba nk'aba Se bandi bite? baza bakayibeshya okay Jerry dore ikibazo abazungu badushyizemo sorry for this ntago ndi racist ku bazungu mubabarire ariko dore ikibazo gihari Bibiliya iravuga ngo ese warasogongeye umenya ko Yesu agira neza gusogongera ni iki winjiyemo wabonye wakiriye agakiza Binjira bate rero? already iyo Binjira wakiriye bate? agakiza ukemera Kristo nk'umwami uzamenya ukuri kandi uko kuri kuzababatura uko kuri uzakumenya bakukubwiye se ninde umuntu kuko niba turi abanyarwanda tukaba twemera ko umuntu ashobora kuvuga ngo inkuru mbarirano iratuba nimba inkuru mbarirano ituba wowe ukuri uvuga ko wamenye nukuye bakubariye cyangwa wisomeye ukuri nuko winjiyemo ukamenya ko ukuri winjiyemo nukuye nuko bakubariye nuko kwakira wisomeye Kristo nk'umwami yes n'umukiza I did already uba wamaze okay gusogongera iyo yes wagezemo okay gusogongera ni iki ubundi ukageraho ukamenya ko runaka agira neza okay tubireke Bibiliya okay Bibiliya iyo abantu musoma Bibiliya mufite Bibiliya ntagatifu nakoze yera iba iri apana ino hari Bibiliya z'imfashanyo hakaba na Bibiliya yindi yera iba yanditseho ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana ku rupapuro rwa mbere iyo Bibiliya iyo uyifite iyo umaze gusoma hepfo kuri version umaze gusoma haba hari andi ma version ashobora kugufasha yanditseho ushobora gusoma winca mu ijambo Samu Bibiliya nibwo buhanuzi butavange buri muntu wese ubasha kubusoma buretse nyine mbabwire nawe ceceka yisomere iriya Bibiliya yanditseho ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana ya yindi yanditseho ngo hari akaziga ka mbere kanditseho ngo abikigiye bakeneye ijambo ry'Imana ku rupapuro rwa mbere iyo Bibiliya iri kuyisoma urabona nk'iri jambo nsomye hasi hariho version ziba zirenga nk'eshanu hasi kuri twa tugambo tuba turi mu nguni hano ahani ibumoso aho haba hariho andi ma version ushobora gusoma agahura na version wasomye murakoze tuvuga ibintu twibwirira abantu kubihuye n'ubuzima bw'ubu twagiye byibuza ubabwire intambara ya Yosefu yarwanye kugira ngo Yosefu atsinde areke gusambana harya yakoze iki niryo banga ubundi abantu bakwiye gukoresha Bibiliya ntabwo turi kwivuga wavuze ngo tuvuge oya turi of course tuvuge ku buzima busanzwe Yosefu tumuvanemo Yosefu yarahunze tuvuga kuri tumuvane Bibiliya Jerisi yambwiye ngo Bibiliya tuyiveho kuvuga ngo Bibiliya niyo tuyivuze tuyibuza n'ubuzima bw'ubu none se nimba tubwiye umusore ngo ajye gusura umukobwa nimba umukobwa ajye gusura umusore hahandi tuvuga ngo wari uri kuvuga ngo njya gukora ngo ibyiza bibi bikanyitanga imbere aho ngaho hari ikintu
ntago ni ikintu kirimo Bibiliya ntago ndi bukivugeho oya ariko turi kuvuga ubuzima busanzwe dushaka ubundi buzima ubuzima busanzwe ni wowe urambwiye ngo Bibiliya tuyiveho icyo ndashaka nuko ukomeza kubwira abantu Ntabwo ngo ndi mujye kubwira- hamusoma hango haranditse Bahasome, yes. uhuze ni iki Oya, bahuze, bayisomere dore bahise. Bibiliya umuntu wese uzi gusoma yayisomera Murakoze. nibwo buhanuzi dufite butandukanye n'ubw'aba bagabo Abaye. abandi bajya batubwira ngo nibitaba barashinga akabari nta nubwo ujya ukurikira nyamara ijambo ry'Imana ariko ibaze nuramuka utagiye mu ijoro kubera ibintu by'ubujiji bya Samu yagutunze kamera ukavuga ibyo ushaka ibyo uri ku ariko mara mwabagabo mwe mwabagore mwe ntago muzi ko ijuru rigibwamo n'intwarane ijuru rizagibwamo n'abarokore intwarane sheri bajya mu butayu Reba hano, gusenga sheri, uheruka kujya intwarane. gusenga ryari mu butayu okay abantu okay mana yanjye nta nubwo nshaka kongera kuvuga kuri bira kuko wambujije tuvuge mu buzima busanzwe abantu babiri cyangwa batatu bateraniye mba mpari Imana ibihari n'Imana ibihari so why did I supposed to be kuki se there? mutaba muteranye muri mu gukora amabi Bibiliya ntabwo ivuga ku bateranye bari gukora amabi ivuze ko narindi kuvuga ijambo verisiyo ivuga ku bantu bateranye bari gusenga wagiye wiyubaha nta gusenga numvishemo niyo mpamvu wagiye wiyubaha nuko wari ubwiye ngo ahantu babiri cyangwa batatu bateraniye mba sa usoma Bibiliya cyangwa usoma ikindi kintu ni ukuvuga ngo ahantu abantu babiri bateraniye bari kuvuga izina cyangwa ryanjye batatu note babiri bateraniye ko mushobora kuhateranira muri mu murongo mubi wowe murongo mubi muri gusambana reka tujye ufite ikibazo mu mutwe waretse nkabivuga bivuga nzi ko ibyo ni byo bintu icyo nicyo cyahanze kibasa abantu kandi inshuro nyinshi kibabase gutubizi gute ko kibabase impamvu ko busambanyi bubera mu bwiherero ubizi gute kibabase ntiwabyaye so warabyaye tuzamura intoki zanyu ni ikimenyetso cyerekana ko Okay, byabaye tuzamure intoki zanyu ahubwo mbwira ngo byabaye mu mucyo yimanike Okay. ariko nzamura iki Zana hano. imanzi y'Imana Samuwe. Ese iyo mpeta niki kintu wakire mu buzima bwawe cyagushimishije kivuye ku musore Kivuye ku musore umusore umugabo wawe wanjye cyanshimishije nk'impano kuko ndi kubona impeta uri kwigira gutya to be his wife I thought to be his wife impano wakiriye impano mu bifatika se ntabwo nyine njya nkeyaringa ku bintu bifatika cyane nshobora kuba kihari kiri na expensive ariko ntabwo njya nkeyaringa nyine ku bintu bifatika cyane ese nk'ubu Saint Valentin yegereje ntabwo twizihiza Saint Valentin twebwe okay gutanga impano mu buzima busanzwe ubifata ute kuba umuntu yaha impano umugore we kuba umuntu yaha impano umuntu bakunda ese ni ikimenyetso cy'urukundo cyangwa nuko ipasa muremure impano ni ikimenyetso cy'urukundo cyangwa n'ukwipasa muremure ubuse we nguhaye impano ko nakundana nawe ntago impano hari ibyo waba unshakaho kandi ntabyo wabona ibiki wowe ndakijijwe sareka nk'ubu waba umpaye impano nkande kuko nanavuze induru oya nicyo kibazo cyawe utekereza ibintu mbese uri muri angire wahinduye basi okay hindura yemeze nka Yosefu munga bitaraba hindura gengo kugira mvuge ngo ndakomeye ngo ndihangana ndakubwiye ngo nguhaye impano uhita witakuba karitsiye uherereye mu bantu bose batuye mu Rwanda waba umpaye impano nkande kiri kuzihaye abanyarwanda bose ukavuga ati muterane mbahaye impano ntayo nzaguha rero wenda tukabivuga ikintu gihari impano ku mugabo n'umugore we cyangwa se ku mukunzi we ntabwo urukundo nduzi cyane nta n'ibintu byinshi naruvugaho ni fenomene nyine z'abantu baba batandukanye ariko na Bibiliya ivuga ko ugikunda utanga ese umuntu wahaye undi impano niwe umukunda cyane cyangwa tuba dufite abandi bantu bakundana cyane iyo urukundo iyo ukunda akuri stingy ntago ubukunda ubwo stingy ni abantu bameze gute abanyabugugu ukaba utanabugira iyo ukunda udatanga ntago rwari urukundo ahubwo se ko nta muntu urampa impano n'imwe we bari abantu bose bakuvuga ko bagukunda barakubeye ubwo barambeshya ubu nukuvuga ngo ariko Jerry avanga ibintu nago mvuze ngo umuntu nkunda atampa impano iyo ukunda nago navuze guha navuze oya Jerry uri kuvuga guha ndi kuvuga gutanga cameraman wanjye asigara ba addicted ku bintu ntazi ibyo ari byo nawe akeneye deliverance
oya iyo ukunda akudatanga ntabwo ubukunda utanga iki mu byo ufite it means ko abretse tubanze tubyumve neza ariko yinditse mwana mama iki kiganiro rero kiri kujya muri mood noneho ibintu ndi gushaka kukubaza iyo ukunda ndagusubiza njyewe ntago nyambaza ibintu mbinyura ku ruhande kubera ko abantu badukurikiye hano baba bagomba kubyumva ibintu bakabyumva nta kunyuza muri slang n'ibiki kandi turi kuvuga cyane ku rubyiruko cyangwa se ko bakundanye kuri kiriya kintu cyose Valence uvuzeho ntago kiba kireba urubyiruko abakundanye bagize gute ni inshuti ntabakundana koko biriya bijyanye umugamije ubusambanyi nyine reka buretse manze mbivuge w'icyamo ikibazo cyane ntago uracyumva Samu buretse ntago urabyumva dufite sibaningi uri kusubiza uratuma nibagirwa ikibazo okay ngaho vuga reka nkureke hari ira Severant gumutse wabakundanye niko babita hari urukundo habaho type eshatu z'urukundo hari urukundo rw'abashakanye hakaba urukundo harya byita beneficial love rw'indonke kuba ngushaka ubusambanyi nawe inshimisha mubiri nawe ushaka inshimisha mu rukiko inshimisha mubiri nawe ushaka inshimisha mubiri hakaba n'urukundo rwa fraternité urukundo rwa kivandimwe ibyo byose uwo munsi abantu uko izo type akaresha tuzoba zemerewe kuyiziza ngo haye imana nk'umuvandimwe wapfa buretse kuri iki gihe ubona ari iki kiri kudomina cyane muri zo mbona mba ndi mu rugo bandi mu rugo rwose mbabara bibaza ibintu byo hanze ibintu bya mpanguhe se byo waruvuze ni ibiki urumva nyine ntago ari mpanguhe ibyo ni ibindi bintu wiye data we ibyo ni ibindi bintu ndi kuvuga gushaka y'indonye y'ubusambanyi ntabwo wakunda umuntu ngo utamuha oya gukunda udatanga urugero Jerry turakundana sibyo nge na Jerry turakundana yirirwa mubwira nti you are my world cyangwa se hari n'ibintu okay reka nkoreshe memes let me do as my talent kabwira umukobwa ngo ndagukunda bra yakubwa ngo 20 ngo you are ngo queen of my kingdom igaswe yuka kubera ibihumbi fe uyabuze kingdom ni ikintu kiri nitaje ufata akantu gato ako queen arasaba cyangwa yikoreramo iyo umuntu ari umwami kazi uri umwami ni bya bindi byo kubeshanya nyine arakubeshya ngo you are queen abagore like women we fall in love with what we hear ibintu twumva amatwi y'abagore nyine biroroha kwinjiramo bamwe na bamwe bibaho abagore nyine bakunda na compliment oh you are beautiful oh you smell good oh wow wambaye neza ibyo nibyo abagore nyine bakunda biba byoroshye ko umugore umubwira oh urasa neza noneho usha ururwaye noneho urusigaye usa neza ibintu nk'ibyo nyine abagore barabikunda biba byoroshye ko step ikurikira ari kumubwira ngo you are queen of my kingdom akanabyuba but truly queen yikoreramo muri kingdom ntago bamugenera sibyo noneho queen uri aho ngaho arimo arasaba yasabye ubuventi muri palace baramubwira ngo ntabihari noneho queen yakwivumbura kingdom ikabera senyutse ako ni gute king wawe abari umwana w'umunyeshuri ugashya kumusaba ibyo 20 yari ningera abari nawe samugakira ukaba ntabyo ufite cyangwa wenda ubifite ukabimwima ntabwo ntabimenye ibyanyu ariko ubundi urukundo rushingiye ku mafaranga ayo mafaranga atayaguhaye ntago iyo kingdom yagumaho kandi mukanezerwa okay abagabo utanyuze shortcut reka mvugishe kuri abagabo nakubanga abagore bajya mu rukundo n'ibyo bumva abagabo noneho bo bajya mu rukundo n'ibyo bari kureba ko gusa neza kuri Instagram mura scrolling none kino cyana cyambaye gucikirisa neza iziraguca subuntu zira makeup subuntu iramisatsi subuntu niba wishaka kuvuga abakobwa ngo bakunda amafaranga bro mwisararangi fata umukobwa ushoboye kwa affordinga muhungu ako n'umwana ufite ababyeyi koko umwana ufite ababyeyi feminine iba mu bagore kumva ko like I'm depending on you nimba washatse gushyira watumye nshyira trust in you I'm depending on you which means nyine ngiye ugomba abagore to cherish abagore kuba cherishinga n'amafaranga bacherishinga ntago ari uburo wishaka wifata abakobwa ngo bakobwa benshi ngo biki giye ngo bafata amafaranga wakunze umukobwa w'inzobe igisiga amavuta y'500 wa muhungu wembwe 70 mwaje mureka kwirwaza umutwe ushaka nyirakamana hari hepfo urukumva kuki mutakundana wose akaba hari umutera nk'umusaza umusukisha sha uristati
dukuri muri stati oya musaza aba umutera nkunga ntabwo umukobwa cyangwa se umugore azakubaha afite sponsor ko sponsor usanga amusukisha nawe akakugura iyo triko wambaye none se urumva nawe handi wisaza mu kabari ngategumwe nicara hariya wambwa aba bakobwa baracyabaho ni handi wisaza mu kabari akagwa ngo icara hariya wambwa kuko rega ntago umugore yatunze urugo ibyo bintu bw'abagabo b'abanyarwanda rimwe musigara tuntu kumva ko abagore batabacera inshinga cyangwa se abagore batabaspozinga bakoresheje amafaranga mw'abagabo mwe rero b'abanyarwanda fata umugore ushoboye kwafodinga umuntu udashoboye kwafodinga murebere hari umucrashinge ubona humura neza sa neza kigero uri kumbwira cy'umuntu wo kwafodinga nuwuhe ko nimba uhembwa samu gakira 70,000 sibyo ikintu nakugira y'inama shaka umukobwa wo kuri level yawe ariko nshaka umukobwa nawe ukora uzajya oya uwo nguwo nawe Jesse ndamutse nkora mbyikorera ibintu byose mbyikorera nta kintu waba umariye samu gakire nyine uraho ese ubu tuba dukundana ngo bigende ute tuba dukundana ngo bigende ntago icyo ubugamije uri gukundana gusa ikintu gihari bagabo b'abanyarwanda abagore dukunda amafaranga pe urayakeneye nawe oyanjye nayo nkeneye narigeze ngo I'm married kandi nyine ubwo nimba naravuye kuri level ya girlfriend and boyfriend ngagera kuri level ya fiance ngagera kuki ubwo nyine urumva baragize gute bara convince I think ubwo umugabo wanjye yafashe umugore ashobora kwa affordinga we ntago wamwafodinga ntago ashaka kuba ari block base manu uziki igihe umugore yafodinze umugabo twese twisaga no kwisi turi kubabara turi kugira gute ngaje mwibaha byagenze ute ni relationship sibyo uraho uri gushaka nk'umu diaspora guspoizinga uramugore ntazakubaha umugore guspoizinga wo mu diaspora oh my god habaho urukundo ikintu cyambere ni urukundo diri barakubeshya amafaranga abagore cyambere tugira inzika abagore ntibababarira abagore ashobora gupoesha ariko ntago ababarira abagore barabika kandi uko se gukorera saka we disogisi naguriye muri marathon naryibuka abagore nidushwana nzahera kuri rya sogisi ryo muri marathon nzamuke ngere ku rukweto nakuguriye muri shiki mucurira ubwo nibwo bugabo kandi noneho si n'umuco wa kinyarwanda nubwo mushaka kuvuga ngo umuco wacu kinyarwanda kera baravuga ngo agasore katirariye ntikarogori ni mpamvu rero nimba mutakirarira ariko akantu ko kwirarira kajya kararya abasore mwe mutakirarira ukabure ku mugore akaza akishyura mariage ukayikora ukumvura isefu umugore akakwishyura inzu ukayibamo ukumvura isefu umugore akaguhahira ukayirya ukarya ukumvura isefu ntabwo kiri umunyarwanda sinzi nimba uri umuhinde simbizi kuko hariyaho birarya ariko nta bintu bitagira ubuterankunga bana umugore wawe ari umufasha wawe uzi ijambo umufasha umugabo akaba none se njyewe nige mutwe w'urugo nakoze ibintu byose wowe uri supposed gukora njyewe oya gusa ko ni impano mfata amafaranga nkajya kuyikugurira ariko yawe nkora mu yawe nkajya kukugurira impano aho ngagira unyoherereza kuri mobile money nzamugurira impano ubu se ariko reka tuvugishe mwamushaka ibintu byose bigende nka kuri Bruce Melody yaguriye umugore we Vewit ntago Bruce Melody n'umugore we mwebwe muri abanyarwanda shamurahinda reba igihe Bruce Melody yabereye shamuretse abanyarwanda murahinda nta iyo ni privacy y'umuntu so ni mwagiye mane abanyamakosa privacy y'umuntu igihe yahereye adaposting umugore we ntibibareba iyo ni privacy ya Bruce Melody n'umugore we sibyo ako tuba dufite amatsiko ntago ibareba tuba dufite amatsiko yo kumenya Bruce Melody guposting umugore we ntago bibareba nuwe subundi umugore muramusanga erega umuntu yamenyekanye byose babiri ku karubanda umugore we nuwanyu ariko tugomba kumumenya okay mwaramumenye mwarishimye cyane nuko rero mwaratuje ubu Katarina sha Bruce Melody nukuri rwose warakoze kubaturisha ntago ariko ni privacy y'umuntu ntago ibibareba ngo kuba umuntu adaposting umugore cyangwa umugabo we ibyo ni bimureba ntago mwe bibareba mujye mureba nimba umuntu yaramenyekanye reba ibyo ari kumenyekana aho subundi urajya kureba umugore we gute kuki umwifuza gucukura uwo mugore turamuzi ufite abana ubona asize mu cyaro se ari igihe hazaza nshiduke yagiye nko ku kinyamakuru ari kuvuga byose ariko naganda so cyari Bruce Melody n'umugore we nta rugo rwubakwa nk'urundi abantu bose bagira uburyo bubaka bagira strategy bubaka mu rugo rwabo sibyo bo bafite uburyo bubatse urugo rwabo nicyo kintu gihari sibyo
noneho bagira n'igihe bagena cyo kuvuga ngo ibi noneho reka tubisohore ibi tubisohore abana tubaposting tubaretse tubaposting niko buri rugo ruba rufite strategy rwaka mu rugo rwabo bira bintu byafashije iki urugo rwabo wenda akiza gupostinga umugore w'imbere akiririmba za ndirimbo ze za mbere za ndumiwe n'ibiki ese ubundi urisereye ko atigeze amupostinga ntabwo yamupostinga tukweretse ke postamo yaramupostinze kera za kera ubwo hidinga ngabantu ntabwo yigeze guhidinga baza ntabwo bari muziranye ntabwo arufite nimero ye oya nari ngifite kuva kera n'ubu ubwo rero nimbara guhidinga ihangana yaramupostinze ntabwo ari kuvuga ngo nibyo bya kera no kugira gute abantu nyine bafite strategy boka mu rugo rwabo bira bintu kuvuga ngo byafashije iki ntabwo rega Bruce Melody ari supposed yo gukora ikintu we kigufashe nk'iki muri ubu buzima ikintu cya mbere hariya yari affaire ya famille usibye ko ushaka kwivangamo ngo kigufashe iki ngo byafashe na affaire ya famille nimba kubipostinga byarabashimishije it's enough nibyo bashakaga nyine affaire ya famille ubundi affaire ya famille irabareba iki ibintu byo kugura VWT se byo by'impano byo ntago bikuru kuba umugore wawe utamugura urabyo rwasenyeza wigira ishyari bizaza hari undi muntu uri kumugurira VWT bizaza nabo ntabwo rega none se niba muri kuvuga nabo yigeze mu postinga kera akirimba za ndumiwe n'ibiki yarakoze approvinga himself kugeza ubwo abashije kugera kuri standard yo kuvuga ngo umugore wanjye none namwafodinga kuri irevo namwerekana so umugore oya nta kumutwara okay nta kumutwara nta nubwo ari ibyo umugore washobora kuba nawe ibyo bintu wenda atanabikunda ubu akaba ari bwo abikunze oya ntabwo abikunze nta nubwo muzi nta nubwo tuzanye niyo twaba tuziranye ntabwo nakubwiza ukuri igihari abantu nyine nibyo nakubwiye bagira uburyo baka mu rugo rwabo ariko ndumiwe wenda umugore we okay icyo gihe ntabwo byari ngombwa cyane ko kukuringaraga ubundi we nta nubwo tuba dukwiye kuganira ku bintu by'abantu bari mariye umugore we ntabikunda either nimba atanabikunda hari impamvu yabo runaka itatureba yatumaga babikora aka kanya nimba umugore wa Bruce Melody ari areze ko bamupostinga babikorera hiki ibyo nibyo nafe cyangwa se wenda hari n'igihe bari bifitanye ibibazo kuko urugo ntago ari paradizo nkuko babibabwira uzashaka uzabwira mu rugo habamo ups and down hari n'igihe icyo gihe ariko we yaranahukanye nzashaka kangahisha yari kuba yaranahukanye hari abarishingiye yari kuba yaranahukanye izo mpeta mwirwa mwambaye nizo zigaragaza kubana n'umugore cyangwa n'umugabo ibyo ngibyo ntibabigura ishara muri shike utagifite se utakibuze ngo cyambare ni nyambara abafara banjye se urabona batazahita banshiraho man ntabwo rero tureka kugira Bruce Melody afite impamvu ze nta kintu agomba ese ubundi ko atigeze akora mariage uri seriye ntayo yigeze akora ntayo tuzi okay nimba ibintu by'ubundi byarahoze ari ibanga sibyo ibintu bya ubwo ntibyakitwa ko bwa busambanyi oya ntabwo oya by'abantu batanyuze imbere y'Imana oya ukuri rega ntako muzi kandi no gukuna bareba kwa Bruce Melody n'umugore we uri seriye wabiha oya ubihagazeho neza we samugakire kuba Bruce Melody atarigeze postinga amafoto yagiye nawe yarabiririmbye oya wait yarabiririmbye yego rega agomba ni content creator bagomba kubatwikira kuba Bruce Melody atarigeze postinga amafoto yagiye mu murebe bivuze ko atawugiyemo yavuze ko atakoze igikwe yarabiririmbye yarababeshye nta gikwe yarababeshye nawo ahubwo nuko oya kuba Bruce Melody atarapostinze amafoto yakoze ubukwe ntabwo bivuze ko atakoze ubukwe ahubwo Bruce Melody kuba yarahishe ko yakoze ubukwe cyangwa se akumva ko bimuhaye amahoro mu mutima we kuba atapostinga yagiye murenge ntabwo bibareba ako ntabwo bivuze ko atakoze ubukwe bise birabyo guha umugore we VWT so kwiyenza kuri The Ben na Meddy The Ben na Meddy rega nabo bafite vi yabo itareba Bruce Melody ntabwo mani Bruce Melody aho yavuye ni kure cyane cyangwa se wenda bavuye hamwe Pamela arimo agenda muki Pamela rega wenda yishimiye gutega moto ntabwo Bruce Melody yahaye imodoka umugore we ngashaka ngo kubwira The Ben ngo Pamela mu biki hoya nta bushobozi ntabwo ariyo mpamvu nari cyo yagendereye umugore wa Bruce Melody sibyo nk'umugabo waricara akavuga ngo umugore wanjye nkurikije igihe tumaranye deserving this she deserve it akakigura ibyo ntago bikora riyebye ngo The Ben sengo katagure Pamela ibyo nta nubwo Bruce Melody abigira bano munigari kuru kuburyo ibyo bintu mu mutwe bitanabamo kuba rero Pamela akunda gutega moto ntago Bruce Melody bimureba kandi Pamela twahoze tunamubona sense bagitangira kudatinga boyfriend and girlfriend until babaye married Bruce Melody afite privacy afite ibintu akora umugore we afite ibintu azi bidizaviga umugore we kandi pe nawe uramutse ufite umugore wa Bruce Melody wakora cyane hari umugore ushaka regana na gutere courage yo gukora umugore kubera icyo uvuze ngo wakora cyane nihe motivation irimo
gushaka hari umugore ugutera kuraje yo gukora n'abagore baguca kuraje yo gukora bibaho nihe kwari umugore wa Bruce Melody afite muri ibyo ngibyo yizera umugabo we aramwizera gute bitandukanye n'abandi kuko aramuzi kurusha uko mwe mumuzi bye n'amabiye oya nta mabiye wowe nyine nk'umukontre sexuel kuvuga ibyiza bye n'amabiye azi umugabo we nase kubuza umuntu ntubumuzi positive mana negative ibyo yes n'umugore we ibyo biranashoboka ariko amwizereramo ni type yo wa mugore ushobora gukubwira ngo please baby push up you gonna have it you gonna achieve it ntushaka guha umugore VWT zirara zishya oya ntabwo bo zirara zishya niza byashoboka oya ntabwo bishoboka oya ahubwo uvuga ngo wenda ntabwo mvuze kuri bariye ibyo ni ibintu bishoboka gusa nta bantu tubona bagendana mu VWT ari umugore n'umugabo batari kuvugana nese ko batari kuvugana ntibashobora kuba banahombye kubera ko uri umukene utekereza hafi ukabuze ngo barakaranyije kumbi container yaguye nko mu mazi wowe kubera ubujiji bwawe no kureba hafi ngo barakaranyije umugore n'umugabo bifite ibibazo amugeza ku kazi sha ntanamuhe n'akabizo ntago ari ngombwa rega bari umuntu abafite strategy akoramo ibintu bye nze nk'ubujyo umugabo akabizo igeze mu rugo ntago bikureba uba wumva kugira ngo urwane n'umugabo byaba byagenzutse sa ntago sunarwanira umugabo ugarakwiye uri cyangwa nawe meze nk'abashabe wavuga ngo nge nta muntu wankubita najya hariya oya umugabo wanjye ntashobora kunkubita atari uko atankubita ndusha imbaraga ariko mu ndangagaciro afite ntago harimo gukubita umugore yes ibihe bindi so yego none se ngo nta butabutagezwe intore uze nkawe utavuga gutyo ntabwo yankubita ndabizi neza so buri mugore abaza umugabo ntabwo umugabo wanjye yankubita ntabwo yankubita nyine uramuzi ahubwo ashobora kwigendera kugira ngo mama we nisararangi oya ntabwo yajya kwa mama we nisararangi ashobora kuba agiye gatoya akagaruka ariko ntabwo yankubita abantu bigendera ni babucura babucura ntibajya barwana niryo banga ibyo bintu nta kintu ndi bubivuge nta bucura ujya urwana bucura yo mutonganya ahita yigendera akazaba agaruka nawe iyo uraka tujya kwa mama ariko ngiye nkunda ibintu ubundi ngiye nkunda ibintu byo gushyira ku karubanda reba nka ntuza nka Neri umurisa nure ya mutipe hari ahantu batelevi kwa Makuza muri free zone ubundi ngiye nshaka ibintu byose bigiye ku karubanda nka kuriya bitangire nka kuriya shaka umugore ushoboye kwa fodinga okay Neri umurisa Simbi TV ya postinze tasha mwiza cyangwa se Chita Magic cyangwa se abandi bantu Sam Gakire urugendo online ya postinze tasha mwiza ku Instagram bamutera ivi muri Marriott buriya uzirarire ku mukobwa umutwikire amafoto umutwikire niyo mwajya mu rugo akajya burara apfira rya fiyeri yego ikabagore nyine bamera asa abandi okay Marriott Savan hashoboye kuyafodinga uriya mutipe ntago afite amafaranga byibura yo kujya muri Camelia bafate fanta uturore tubiri amuterera ivi byibura muri Camelia ko harimo n'amafoto meza hano ariko byibuze ushaka kubikorera ahantu kugira umuntu abone kuri proud ye muri free zone proud ye hari abantu bose babireba mu biryo mu cyayi cyangwa se ugahagarara kwa Makuza hejuru kamubwira ati nutabyemera ndijugunya hake proposal nge nayikora mu nkunda mahoro Nyabugogo kavuga ati will you marry me cyangwa manuke ibyo ni iby'abazungukazi man nago abanyafrika twe tubikoze nta muntu uri yahurira undi urukundo rwatuma abantu biya kuba nshobora nko kugusanga ku kazi ukora nko mu biro mu nteko ishinga amategeko ngende umumotari nkavuga nti will you marry me bira nibyo muri video ya Christopher Man ese we tutagendeye ko bira bintu bavugaga ko ari byo bashutingaga bibaye biri Rio ni biri ira affaire iri Rio niye mistake irimo mistake yabayemo ni yihe ariko umukobwa n'umuhungu umukobwa yamuteje abantu fese ura mukobwa ni umwana bacyari umunyeshuri yiga muri secondaire ni muto ni umwana ntabwo agejeje igihe cyo gushaka cyo gutererwa ivi ikibazo umwana abana bato okay ikindi cya kabiri ura muhungu kuba waba ukunda umuntu akora mu nguna ari n'umwana ndamuzi ibyo biramureba n'amakosa ura muhungu aracyari muto ku buryo adakeneye ko buriya nagabizi abanyarwanda biriya bintu tuzabibika ntabwo twabibika icyamwereka umugabo mwise neza Josiane nta hantu ashobora guca uriya muhungu yagize uteye yubatse izina yarasebye eteye ivi aranje akora ibindi bintu biri bizarre
ikintu gihari wa muhungu we nta nubwo rega uriya mukobwa nimba agusuye muri ghetto tureke kwisebya tureke no gushaka impamvu zo kuvuga ngo kari agatwiko n'ibiki sibyo njyewe Tasha nimba ndi muri Imana irahise ari muri industry wenda uriya mukobwa ntabwo ari muri industry cyangwa se mwese mwashaka kwinjira muri industry uriya mukobwa arimo mu video vixen aba mu mavideo y'abahanzi benshi aba mu ndirimbo zigiye zitandukanye okay ntabwo akiri umwana sorry kubwita umwana ari no mu ndirimbo za Mico ntago ari mu igara ariko ikintu nihatana none ikintu gihari uriya mutipe byanze bikunze nimba mwarakundana mwararyamanaga cyangwa se akaza kugusura iwawe ariko umaze kumukubita imvange yawe hari muri ghetto cyacu ukihanagura kariduri kukagira ukazamana akayaga kinjura ukamubwira ati baby will you marry me katagukatira ukabyimenyera gahita yahuza za nguvu mu niyo wakundana na Kate Bashabe turabizi will you marry me muri ghetto iriya komera siho abantu benshi bahereye se ingo nyinshi zikomeye niho zahereye ariko narindi muri TDMiri nari nagiye kugura utuki numva rutu accessoire tw'umwana two kuriraho haza umukobwa ufite zara zigira nkari afite umupampa umukurikiye akajya mbwa utorera sahane ngiyo nangahe yo hejuru ni 900 yo hasi ni 3 fata iyo ngiyo n'ubundi nta minsi nzamarayo azamarayo ariko kugenda avuga ariko disi ngiye mbona abakobwa kubera iki abantu bakobwa abo twita maninja sometimes usanga bubatse zigakomera abangaba abantu bakora mu nsengero ugasanga nibo byanze erega mu rusengero baraguhidinga batuma udashaka kumenya ibintu byinshi kandi ri byiza nubundi hanze ni habi nubwo mwashize mushaka kumenya ibintu byo hanze nose nk'uyu muhanuzi ko yakuriye mu nzu y'Imana abamwiteze kiyeri umugore we niwe muntu wamutwaye ubusore bwe ubu ngubu hari ibintu biri hanze biryoshye kwisa atarabona Ezekiel ariko we n'umutima we nibo bafite kwicira urubanza we ntago ugomba kwinjiramo wari utangiye kuvuga ngo abantu bakuriye ngo hari ibintu batariyeho biryoshye ntago nigeze mvuga ngo biraryoshye nanjye narahakuriye ariko mu rusengero yego ariko no hanze urahazi oya mazi hese kumba ndi mu rugo hanze ni habi barumva bavuga ko ari habi simba mfite n'amatsiko mba numva ntafite n'amatsiko yo kugira hanze wumva ari habi ni habi gute hanze se nuko numvise babivuga nuko mva babivuga beta wo baguhitishijemo duri umukobwa yarakaninja aremera ko mushaka kubaka wamukunze umuntu wese yakubaka we wahitamo nde nta numwe nahitamo wahitamo nde ntawe umuntu wese nyine aba yakubaka ese hari igihe uvuga ngo mpa amahirwe kongera guhitamo nahitamo oya sha mana we I'm satisfied ni iki gishobora gutuma utandukana n'umugabo wawe ntacyo for better for worse agutaye se wamugurikira mpaka ukamwizereka ntabwo mukurikira agumaho abazagaruka ni iki kintu gishobora gutuma umugabo aguca inyuma ubushake bwe n'amahitamo ye ni ikintu gishobora gutuma umugabo wakwizirika akavuga ati kubyiza n'iki bitukwa abana ugendeye kuri experience mu maranye y'iminsi mike cyangwa y'imyaka mike ubushake bwe yes ni iki wakorera umugabo kugira ntaguce inyuma ntacyo ari umuntu nabonye ngo igitabo gikubye nka 2/3 ngo cyo kiri nk'ibintu ngo umuntu ashobora gusoma kugira ngo byibuze asobanukirwe ukuntu umutipe ataguca inyuma icyo gitabo cyose ukirangije ariko uramutse umusongeye umutsima wa nido ntiyagenda ntabwo mbizi buri muntu agira uburenganzira listen kubaka urugo cyangwa se gukora sex cyangwa se kuryamana ku bantu bashakanye bifite pourcentage ingana ute mu kubaka urugo wowe ubiha ingana gute ntabwo ari nge mbiha urabaza muri rusange imbaza nkayo nge oya kuko ntago oyambaza muri rusange ntago tuzabana oyambaza muri rusange uko byumva ku giti cyawe ubwo ngubwo uri ni nka mba numva ari nka 60% 60%. kubera iki biri hejuru nibyo biba byabajyanye n'ubundi kuko aho havamo abana
aho nyine habo iyo icyo gikorwa kirangiye kubashakanye nibwo muganira mukanabasha no kumvikana iyo cyagenze neza kitagenze nabi niho mupangira projet nyinshi z'urugo. Niho umugore asabira igitenge wangaragu mbasa ngo nabikuye hari umwarimu watwigisha ikinyarwanda yaga bitubwira ngo umwana ashaka inkweto akanyura kwa nyina yabwiye se ushaka n'igihe amushibura kubera bifite ibintu byinshi ariko ngo y'umugabo aje kujya kunginga umugore akamubwira ati buretse ntabwo okay uringaragu ntabwo amugera ngo buretse aramubwira ati ariko mugabo mwiza akora ibya inshingano ze nk'umugore hanyuma inshingano ze yazirangiza akamubwira ati ni kurwaye rwubako ariko ntawamenya hari izibanza gustopa ariko ntabwo ariko byakagenze na formule bigira birabi amategeko arabi nta gustopa ukora inshingano zawe akamubwira ati ariko Samu yari yambwiye ko ashaka inkweto ze zarashize ayo mafaranga iyo runaka agiye kugenda wabena yasiga aho ngaho imbere y'uburiri ako dukeneye harya bridal shower y'abagabo ibaho turayikeneye bajya batwigisha bajya badusobanura uko babanza gusobanura abatantine babanza gusobanurira abakobwa ukuntu bazabigenza kandi nk'ubu nkanjye nta experience ibyo bintu bifite amose n'umufite azakubwira mama cyaza hano babarukore cyane yatayumva ngo ugiye uraya n'umugore wawe muzabana kubinda y'umugore wawe oya nyine ntabwo uko byakagenze nuko bitekereza ukora inshingano zawe hanyuma ndashaka ariko ku buryo njya nkubonamo nkabona wagira gute waba nk'umutantine mwiza oya anti ishwi none washobora gusobanura neza uburyo iyo bigenze nabi se biriya bintu bijyanye n'imibonano mpuzabitsina reka mbivuge nyine ubwo n'abanyarwanda bavuga ngo icyo umugore n'umugabo batacoceye ku kirago ngo nyine nta kundi ubundi mu muco wa kinyarwanda abantu bashwaniraga mu mbere ku kirago bakirinda ko amatiku cyangwa ibyo barimo barapfa bisohoka no iyo ibintu muri gupfa mu kirago bisohotse mu rugo kugira ngo urwo rugo ruve mu mazi abira ni Imana yonyine iyo bisohotse mu kirago bisohoka no muri saro bikagenda n'abandi bantu bakabimenya ubona ari iyihe mpamvu abasore basigaye benshi batinda gushaka mu bukene kiragurya nanjye kugira ngo n'ubwoba umutima urandiye hari umuntu uvuga ngo gushaka uri mu myanzuro iba ikomera ku musore bitamo umugore umwe muzabana burundu kuki umwise umwese urabizi neza ko wawe agufite wenyine okay aka kanya nzi neza ko ndi njyenyine ibindi ubimenye byakurakaza nta n'ibihari ariko sheri wanjye nimenye ko ufite undi make sure ko njye utazaba ukimfite uzajya ahize nzaba ndi free agent ubwo nyine igihe nzamenyera ko ufite undi rapipe nzagusubiza tuno tuntu twara ujye twiyambarira bayide witasha urakoze cyane ariko none uyu munsi umeze nk'umuntu ntahazi wangaburiye ntahazi nako nariye kwa jere naga ari wawe ngize ngo nditangiye kubeshya abanyarwanda iwanjye ariko niba wengiye gusubiraho ninge nasize batetse nta gahunda gadogo ndamubwira ateke ibishyimbo bishye nimugoroba bije saa 12 wagiye samuwe tasha urakoze cyane reka ngushimire harya ntabwo abantu bakunzi bawe filime zawe muri no minsi ni iki kintu cyawe kigezweho cyangwa se uri gutegura iki ko hari igitabo cyanjye nuko ntarangiza kugiprintinga se buriya muzakigura we igitabo cyiki okay ndi kwandika igitabo cyita kwa My Photos Marriage nubwo soba mu kinyarwanda ugenekereje ntabwo iryo jambo narivuga mu kinyarwanda riragoye ntabwo naribonera ririmwe ibishego oya fatari ni igishego ajye yubaha
Ndi kugira ngo na amafoto ye Father's marriage fatal fatal gira gutya Imana izaguha umugisha bijye hanze kandi bizafasha abantu benshi cyane ndagushimiye cyane reka nshimire buri muntu wese wadukurikiye ndasha nizere ko ubutaha tuzahora n'ubundi ugiye kumena imiceri none utahaze ibintu bikagenda neza cyane nkakubaza ku bintu bijyanye na reka mbyihorere Imana ibari oya bimbwire mani bizambaza genda samuratsinze icyo ngukundiye uri umuntu mugabo urugendo rwiza kandi urugendo ruhire